Ndabasuhuje kandi ndabaramukije aho tugiye gutangira ikiganiro cyacu dutangira kuri yatangiye n'uburyo yarangiye. Ese nawe ushobora kuba waje kwitegereza buryo ki umuvandimwe mama wa Owen ashobora kuba yamenye ahantu Owen ashobora kuba aherereye, kuko nawe nimba warebye ino filime ya 22 ikaba yabashije kurangira nibwo mama Owen yagize gutya aratungurana yikubita aho Owen ndetse na Gashumba ariwe umugabo we baherereye. Aho yagize gutya ubundi akagenda agahondagura urugi agakomanga, nyuma yo gukomanga Starata akaza kumukingurira, ubundi agahita yikanga akamubwira ati ubundi bite byawe uragenzwa n'iki ahangaha. Ubundi mama Owen agahita amubwira ati ngiye icyo nshaka ni kimwe gusa, ati ni igiki? Ndashaka umwana wanjye. Filime ibigeze ku musozo. Rero ndabasuje kandi baramukije mbabwira ngo tugiye gutangira ikiganiro kuva ku munota wa mbere kurinda kigeze ku iherezo. Murabizi ko no filime yamaraga iminota 20 kandi tubashishikariza kuza gukurikirana episode ya 23. Ejo nitwigeze tubasha kuyisohora, ariko niyo mpamvu tuba twihurije ahangamba ngira ngo mbabwire buryo ki filime zacu tuzikora n'uburyo tuzisohora kugira ngo mubaze kubasha gutegereza mwihanganye. Tubabwira yuko filime ya episode ya 23 igiye gusohoka mu kanya size ngizi muri no minota maje kwa parodinga kino kiganiro. Muraza kunyemerera tuganire kuri episode ya 22, tuganire no kuri episode ya 23 buryo ki iraza akubimeze. Byanga bikunda nawe nimba ukunda filime n'ibiganiro tubagezaho, ntabwo ari ubwa mbere ushobora kubonye ikiganiro kimeze gutya, ariko ndakwifuriza yuko ushobora kubasha ukagira imbaraga ukabasha ugakanda subscribe kuri no channel, ubundi ugafungura inzogera kugira ngo ninzajya na uploading ikiganiro uzajye ubasha kubona notification. Muraza kunyemerera duhere ku butumwa bw'umwana w'umukobwa uherereye ahantu bita Ingozi. Ubwo Ingozi ni mu gihugu cy'abaturanyi cy'i Burundi, aho yaje kugira gutya akamunuka hasi muri comment akandika ati turipfuza yuko mwaza kudusobanurira episode ya 23, ati filime zanyu n'ibiganiro mutuzezaho turabikunda cyane, ati kandi murazana none kuza kutwemerera muze kutubwira kuri episode ya 23 mutigeze mubanza gusohora, ni mumara kuza kutubwira kuri episode ya 23. Nanjye naje kumanuka hasi gato muri comment ndamwandikira ndamubwira ati mu gitondo cya kare uraza gutegereza wihanganye, kuko icyo kiganiro kiraza guca ku muyoboro mugari we tubica no mu masaha ya mu gitondo kubera ejo tutigeze tubasha kwa parodinga. Ibuka kandi subscribe dutangire n'inkuru yacu. N'urugamba kandi ni igitangaza gikomeye cyane. Murabizi buryo ki tubakorera ino nkuru, ubundi ino nkuru ibigizwe n'abantu bagera muri 6 nibo baba bagize filime yacu kuva itangiye kurinda igeze ku musozo. Buri umwe ngiye kugeraho ngiye gukora ikiganiro mvuga mu izina rye mu nkuru ye kugira ngo iyo nkuru yacu ize kubasha kuryoha. Umuvandimwe witwa Owen yaje gutangira ikiganiro avuga ati njyewe ubwanjye nitwa Owen, ati kandi size ngizi turi kuvugana ndaremerewe ndabangamiwe cyane. Ushobora kwibaza ngo ubundi Owen afite ikihe kibazo ko numva akomeje kuvuga gutyo. Owen yaje kugira gutya yakundanaga n'umwana w'umukobwa witwa Cyusa, ariko nyuma y'aho ngaho baje gushaka kurwana imitungo ye basitarato baza kumuhitagiza, ubundi umwana w'umuhungu arangije abura ubwenge. Aho Owen yaje kubivuga muri aya magambo ati byanga bikunda mbere si gutya nari imeze, nari mfite ubwenge kandi ubwenge nari mfite rwose bwari bwinshi cyane. Ati rero sinibaza impamvu ngiye ubwanjye nshobora gutekereza ikintu bikanga nkagitekereza umwanya umwe nkumva nicyo, undi mwanya nkumva ntago aricyo. Ese biraza kugenda gute kuba Owen ari gutekereza gutya? Icyo gihe yari ari kumwe n'umuvandimwe witwa Gashumba, aho Gashumba yaje kumubwira ati rero nyumva neza mbanze nkubwize ukuri, ati ni ukuri kw'Imana Owen wanjye ndagukunda, ati kandi njyewe ndi papa wawe. Ese no kubera iki wowe wumva yuko ubwawe udashobora kumbwiza ukuri kuko nimba uri umwana wanjye? Owen ni igitangaza cyane, yaje kumubwira ati byanga bikunda wowe ndi kubona nakuzi, ese ubundi bite byawe amakuru yawe wowe wageze hano gute? Gashumba yamurebye cyane arangije aramwitegereza ati mwana wanjye banza unyumve neza, ese ubundi nubwo gusa ndi kukubwira gutya ndifuza yuko wambwira ahantu mama wawe aherereye. Akimara kumubaza amwe muri ayo magambo yaje kumubaza ati ubundi wowe umbaza ahantu mama wanjye aherereye uri muntu ki, ushinzwe iki, bite byawe amakuru yawe? Yaje kumubwira ati njyewe ubwanjye ndi papa wawe. Hahise haza umuvandimwe witwa Starato aza kubizimangatanya. Starato yaje avuga ati uyu muvandimwe afite ikibazo mu
mutwe ntabwo ari guhumeka neza, ati udutsi tw'ubwonko dushobora kuba twarangiritse. Ati rero ikintu nifuza yuko wowe ubwawe ushobora kunkorera nkawe Gashumba nka papa we, ndifuza yuko mudashobora gukomeza kuganira, ahubwo wowe ubwawe ushobora kugabanya ikiganiro kugira ngo abashe gutekereza neza. Ese koko nibyo ko yakomeje guhimba kiriya kinyoma? Ubundi mubona iherezo ry'ino filime ari irihe? Byandike hasi muri comment. Niyo mpamvu mba nazindukiye ahangaha, mba ngira ngo tubanze tuyiganireho kugira ngo ize gusohoka twarangije kuyiganiraho. Owen yaje kumubwira ati hari umukecuru twigeze guhura njyewe ubwanjye arampamagara anyita umwana we. Ese uriya muntu yari muntu ki? Kuki yanyise umwana we akamamagara mu izina ryanjye? Wenda usibye yuko mbasha guhita mbyibagirwa. Strato yaje kumubwira ati uriya ni umusazi ntukamwiteho, uriya yarasaze mwihorere. Ati kuko urabizi yuko nanjye nakubwiye ati mu minsi yashize nanjye yarambonye anyita umwana we anyita umugabo we. Ati rero urumva yuko ubwenge bw'abasazi ntabwo buba butekereza neza. Koko Owen akomeje kujijishwa ndetse na Gashumba yarangije kujya mu gihirahiro. Ese ubundi iherezo ry'ino filime ni irihe? Niyo mpamvu banakubwiye ngo basha gukurikirana kino kiganiro kurinda gitanguye kurinda kigeze ku musozo, ubundi ubashe kumenya iherezo ryacyo. Muraza kunyemerera inkuru yacu tuze kwikomereza ku mwana w'umuvandimwe wihaye gukunda umuvandimwe twa MK Original, aho yagize gutya agafata ibag ubundi akarundamo imyenda ibikoresho bye byose, ubundi bag yarangiza akayambara mu mugongo akaza kureba Owen. Yaje rwose yihuta, akigera ku muryango yaje urugera ruhondagura arakomanga, yewe asiga no gukomanga ariko baza kumwihorera banga kumukingurira. Aho yaje kuza kugira umutima wo kumukingurira ubwo ndabarasitarato, ahageze asanga ni wa muvandimwe uri guhondagura urugi. Aramubaza ati se ubundi amakuru yawe? Aza kumusubiza ati ni meza, bite byawe? Ati ni byiza. Buri cyo mubajije cyose akabasha kumusubiza, ariko yaje gutungurwa no kumva amubwiye ati njyewe nta kindi kintu kinzanye nze gusura sheri wanjye Owen. Aramubwira ati ushobora kuba uri umusazi navangiwe, numvishe neza cyangwa se sinumvishe neza, ndifuze ko wangero akongera ukansubiriramo ako kantu. Yaje kumubwira ati njyewe ubwanjye reka nongere nkasubiremo nje gusuhuza Owen sheri wanjye. Strato yaje gutungurwa cyane, aho yaje kumubwira ati ubundi yabaye sheri wawe gute? Wowe twaguhaye akazi kubera misiyo z'amafaranga kugira ngo wihindure sheri we tubashe kumujijisha. Ni gute wabihinduye seriye ugashaka kumuhindura sheri wawe? Ati ibyo bintu nibishoboka ntabwo bizigera bibaho na nubwo wemerewe kwinjira muri uyu muryango. Bakomeje guhana, bakomeza gutukana, induru zikomeza kuvuga zivugira inyuma y'igipangu. Ubundi uwo mwana w'umukobwa aramubwira ati ibyo wakoze byose narabibonye. Ati ni ibiki nakoze? Aramubwira ati ubwo wafataga uburozi ukabushyira mu gikombe ukabuhereza papa wa Owen ari we Gashumba, ibyo byose narabibonye. Ati warabibonye koko? Aramubwira ati narabibonye. Ati rero nutareka ngo ninjire mo imbere ubundi njye kwirebera sheri wanjye, ngomba byose kuza kubishyira hanze ubundi nawe ukaza kumenyekana. Ese ko kuri gutekereza uriya mukobwa ari bubivuge cyangwa se nago ari buze kubivuga? Strato yakomeje kubanza kubihakana cyane, aramubwira ati ibyo bintu nibyigeze bibaho, ntabyo nigeze nkora, ahubwo sinzi impamvu ushobora kunshinza ayo mafuti ndetse n'ayo mahano. Yamubwiye ati nushaka ushyira agapira hasi tugakine, kuko mu kibuga hajyamo umuntu 11 ntago hajyamo umuntu umwe, kandi bajya bavuga ngo burya Nyagasani iyo yagutanze ujya gusimbuka rwakubonye. Ngayo nguko byaje kurangira n'ubundi bije kumuhama. Aramubwira ati ntacyo rwose ndabizi neza yuko ibyo bintu byabayeho, ati ndifuza yuko ati nta kibazo rwose injira, atari kunuze kuvuga amagambo menshi cyane, ati kandi uzabigira ibanga uzaribike, ni ubutumwa ugomba gupfira igihe icyo ari cyo cyose. Umwana w'umukobwa yaje kumubwira ati nagira ngo koko ntabwo uri bundeke ninjira, ati utaza kundeka ngo ninjire nari kukurega byose nkabishyira hanze ukuri kukamenyekana, ati kuko ukuri kwanyu kose ndakuzi. Ese ubundi ibi ni iki? Iyi nkuru iri kwerekeza kuki? Ide commentaire nabakoreye muri kuyumva gute? Mubyandike hasi muri comment. Tubabwira ati episode ya 23 igiye gusohoka aka kanya, mwebwe muri kubona kino kiganiro byanga bikunda igiye kunyura ku muyoboro mugari wa YouTube. Ngayo nguko akimara kuvuga gutyo bamuretse arinjira. Akigera mu nzu yasanze Owen yicaranye n'umuvandimwe we ari we papa wiwe ari we
papa we akihagera yamusuhuje. Nyuma yo kumusuhuza uwo mugabo arangije aramubwira ati ubundi wowe bite byawe amakuru yawe winjiyemo hano uje kwenda iki? Aramubwira ati ngewe ubwanjye nje gusuhuza sheri wanjye. Ati ninde? Ni sheri wawe. Arangije aramubaza ati se mumaranye igihe kingana iki? Amubwira yuko bamaranye imyaka 22 kandi urabizi yuko sheri we ari Cyusa. Cyusa nawe ahantu ari mu bihirahiro avuga ati none MK original yaba yarashimuswe, ese umugabo wanjye yabaye iki ko bwajyaga bucya kamamagara ni bwajyaga bwira atanyandikiye, ese bimeze bite amakuru yiwe? Byanga bikunda mu buryo ki mama we yafashe umwanzuro kujya guhiga umuhungu we, na Cyusa byanga bikunda ajya gufata umwanzuro wo guhiga umuhungu we. Ese nuri gutekereza ubwo Cyusa azaba yahahuriye na mama wa MK original ariwe Owen bizagenda gute? Ese bizacura iki? No kubera iki yashimuswe? Ibyo byose turaza kubikurikirana muri episode ya 23 igiye kunyura ku muyoboro mugari wa YouTube. Ndabahaye ikaze kandi nimuze gucikwa n'iriya nkuru ndetse n'iriya filime tugiye kubasohorera. Turabakunda cyane.